Waruvuze ngo iki? Axi. Sibyo? Jewe ntago maze tu. Abdura mujana twaye ibintu akagaruka. Denzo ka serviette. Oya. Okay, hello guys, ndabasuhuje cyane. Harya nivuga cyane. Ubugingo bwo kubanza kwibwira abantu n'impamvu turi hano. Rero mbafitiye abantu ugahita nako katutuvuga. Harya niye mpamvu turi hano. Twaje kurya no kwishimira nyine projet dufite. Iyihe projet? Ya filime. Okay, hello guys, ndabasuhuje cyane abo turi kumwe muri kano kanya, ubwo ndavuga abangaba namwe muri buze kutureba. Amazina yanjye nitwa Abdul Hamid, ariko nkabamenyereye ku izina rya nkabamenyereye ku izina rya Tsuki. Muri aka kanya rero ndi kumwe na bagenzi banjye hano Desade, ariko ndi kubona ari Truwaza Uko none se dore ni Truwaza Truwaza Yes. Za Oh, Truwaza D. This is D. Me and my mic. No problem. Okay guys, nkuko rero nambivuze, amazina nitwa Abdul Hamid, nkaba ndi kumwe na bagenzi banjye. Turi kumwe hano, barishimye, barahaze, murabibona ko barenzwe. Ntitubitindeho, ndibaza nahera ku murongo buri umwe yibwira abadukurikiye kugira ngo tubashe kuba twabagezaho icyo dushaka kubagezaho ariko munatuza. So ndahera iburyo bwanjye, ndahera ibumoso bwanjye. Ibumoso bwanjye rero ni hano gutya. Iburyo bwanjye ni hano. Okay. Hi. How are you? Good. Turi kumwe nande? Urusaro Vanessa. Harya bajya kuvuga ngo n'urukingo nigi. Okay, turi kumwe na Urusaro Vanessa. Urusaro umeze ute? Umeze neza. Wasuhuza abadukurikiye? Mumeze neza. Suhuza iteraniro. Nawe bose nyine nabaramukisha. Ni nijoro. Ndabirisha. Basuhuza nyine kuko ni nijoro. Urabasuhuza ute? Mwire. Erega hari abandi bari buturebe bari hanze y'igihugu. Sibyo? Rega abantu batureba biratandukanye, ahubwo ndavuga mu byiciro byose. Mwiriwe, umugoroba mwiza. Mwaramutse. Namaste. Murakoze. Arakapushpa. Okay. Mwamubonye rero bamwita Urusaro Vanessa, araza kubabwira ibindi bikurikiyeho. Reka tukurikizeho n'uwa kabiri. Hi. Namaste. Ya ni Saddam Kado. Gusa ndabanza mvuguruze ibyo wavuze, ntago duhangize nahazi tu. Nubwo nyine bikirimo ariko. Okay, ntago mwahaze mwijuse. Mwarenzwe. Uvuze? Kera hari igihe bajyaga bavuga ngo bwurangaswe. Ababuganiriye nabi. Nakemera nkishyura ariko ntumbwire icyo ikibazo byishyuwe. Ntacyo mudusuzugure batwongeze. Cyangwa wahitumera nka wa wundi wagiye kugura umwenda, harya n'uwo kugira gute umwenda ngo yari yabwiwe, yari yeretswe, hanyuma ngo umucuruzi ngo akamuhenda, yamara kumuhenda akahita amubwira ati bitewe n'uburyo mpenzi amafaranga unciye ndayakuba kabiri.
ngo ariko ngo ikintu cyamubabaje ngo wa mucuruzi ngo ntiyongeye kumubona bivuze ngo yashaka kujya kongera kuyamwaka yagiye kumuteza ingaro nuko atongeye kumubona kandi yaramukijije murakoze ase we ntacyo narenza okay umuvandimwe turi kumwe wa kabiri bakaba bamwita Saddam Kado akaba ariyo mazina ye nyakuri tukaba tugiye kwakira mbuze icyo mvuga hi how are you I'm good. kuri mwiza Oh, thank you. turi kumwe nani Uri kumwe na Isimbi Cyuzuzo Belize Bella. hari ikintu najyaga ngo hari abantu ngo yitwa ngo izina rya nyuma yitwa avuze ko yitwa izina rya nyuma ngo avuze ko yitwa ibaye bebe ngo bebe avuze ko yitwa Bella. ngo avuze ko yitwa ngo Bella kandi buriya wabona yitwa Beatrice No! Belize. mwararihinnye Yes, Belize. Ariko Bella. Murambona kuri Bella. harya amazina bajya bahina Za Claudine, Coco. oya ba Mukamana Brigitte Bijou. ba Brigitte Bijou ba Belize Bella Beatrice Betty. ba Belize Bella Oya Belize, Belize iryo zina ni ryiza cyane mbarumva ari ibyo. oya Uretse wumve. bahina bavuga ngo emi runaka uretse wumve ntabwo bajya bakata ngo kuri iki ba Vanessa Vavan Ibazwe n'ubava ari ribi Vanessa iryo ryiza. ariko akarihina sha Ariko n'ubu yarambwiye ngo yitwa ngo Nessa Nessa. cameraman yitwa Rebo Rebu. Rebu na Nessa. nice matching Ndabibonye. wow Buriya bafite aho bari buce. Bwirirwemo bitinda. white and white Ariko turabizi ni ibintu dusanzwe tuzi. natwe reka tumutereka kako okay ku wa gatatu turi kumwe na Belize Beata Isimbi. Beata Oya ntabya Beata. No, Isimbi Cyuzuzo Belize. Isimbi Cyuzuzo Beata Belize Bella No. Ibyo bya Beata. okay so tutabatindiye rero muri aka kanya twicaye aha ngaha kugira ngo tubaganirize mu minota mike cyane ntabwo turi burambirane tubafitiye inkuru nziza cyane iyi nkuru rero ntabwo twifuje yuko ibageraho gusa ibatunguye ahubwo twifuje ko tubanza kuyibateguza kugira ngo mubanze munayifiringe ibagereho mwamaze kuba mwayifiringa neza so mwabibonye ko turi kumwe na Bella agiye kubabwira impamvu yitwa Bella hari Vanessa agiye kubabwira impamvu yitwa Vanessa hari Kado araza kubabwira impamvu ari Kado cyangwa se n'impamvu atari Kado byose biri mu nkuru nziza tubafitiye turi mu kiganiro bro buriya nari nzi ko iki kiganiro tugiye kugikora kikarangira ariko ntabwo kikirangiye kubera ko ntabwo kikirangiye kuko cameraman agiye gupfa sibyo nababwiraga urayimaze we oya pe cameraman kugira inda n'akadomo kera bajyaga okay so reka duhere noneho kuri mugenzi wanjye adukorera introduction ho gato noneho tugende left and right okay Saddam Kado umeze ute ndagira ngo muri aka kanya ugire icyo utubwirira iteraniro mfashe microphone cyangwa murayimfata ushobora kuyifata wenda kuvuga bikakunanira reka mufashe ndumva ariko gutya nyifasha ari byo sawa urumva gutyo ifasha ari byo mfashe sawa microphone ni byo sawa uko
Okay. Impande zombi. Murakoze cyane. Nkuko nabivuze nitwa Saddam Kado, ariko impamvu ndi hano ntabwo ndi hano nka Saddam, ahubwo ndi hano nka Shema. Impamvu ndi hano nka Shema. Shema wahe cyangwa Shema wandi? Shema wahoze ari uwuyu none yabaye Ishema ry'uyu. Okay. Nta kintu mfite narenzaho ariko Namaste Kakaji. Okay. Gira icyo ubwira iteraniro. Icyo nababwira nitwa Shema, niyo mpamvu ndi hano. Dukina cyangwa se dukora filime nkuko mubizi rero, muratuzi kuri Tsuki Films TV. Njye n'ubundi ni Shema, niryo zina nkoreshaho. Hanyuma uyu munsi turi hano kubera ko turi kubakorera filime nziza. Filime ndabizi ko muzayikunda kuko ni filime irimo aba bantu mubona bangaragiye, bivuze ngo ni filime izaba ari nziza cyane. Tubateye amatsiko muri make, ni filime nzaba ndi Shema kuko nabibabwiye ngo nahoze ndi Shema y'uyu none ndi Ishema ry'uyu. Abo bakobwa baba bavukana, baba ari inshuti. Izo ni ingaruka zo kuba ahantu ndi bro. Ishema ry'uyu. Nkaba umunsi nkaba so rero aba bakobwa bahoze ari inshuti, nkundana n'uyu nguyu mufata nka mushiki wanjye kubera ko ari mushiki w'uyu mu jeune mubona Tsuki. Ikigaba cya sister. Noneho ko tuba turi inshuti cyane kuva mu bwana, byageze igihe Bella ntangira kumufata nka mushiki wanjye, biba gutyo mukunda nka mushiki wanjye. Yacu mu bwana yazaga kuvumbira ibyo mu rugo. Buro. No kureba televiziyo. Buro. Kuri kwinshi si kwiza tu. Okay. Kuri kwinshi ntabwo ari kwiza nyine. Ngiye buriya munyibukije n'amateka nyine. Nose kuba naravumbaga iwanyu nyine bari kubimenya ko bitari muri filime tutabivuzemo. Okay. Wenda nuko turi mu kiganiro. Namwe murabizi ko kuri ntabwo ari kwiza kwinshi nyine. Okay. Buri nkoze mu nkofu. Ndumva narira bebe wambwiye ngo Paul. Wewe uzi ko amaze kuba ex nta nubwo wambwira Paul. Witora tozure ko wakwemera. Wowe kuza ukavuga ati bakabaye wantanzwe de Paul. Koma. So, rero nkuko twaturi kubivuga, nahoze nkundana n'uyu Vanessa. Hanyuma Vanessa wari umukobwa udashobotse, namuhishe ko nkize kugira ngo ndebe ko ari wife material cyangwa se umugore w'umutima w'urugo. Yego. So biza kurangira we ari wa muntu watwawe n'ibyisi, ukeneye imisatsi buri munsi mishyashya, inzara, kandi ngewe nari meze ukuntu nyine. Hanyuma tuza gushwana, tumaze gushwana rero mushiki wanjye afatiraho. Aba bantu ni inkora. Oya ntabwo ndi mushiki we. No, ntabwo ari sister wanjye. Ni mushiki wawe. Umuntu twari duturanye umwaka. So yayisaba wife material. Material ni iki mu Kinyarwanda? Material. Ni matora. Wife. Ni Wi-Fi material. Wi-Fi material. Ubwo mugore ameze ati. Reka mbe narakwanze pe. Reka nkwange. Ibaze ko uro gusubira mu cyaro. Ntabwo uzi Wi-Fi material. Bari turi kukuragira ukemera. Nari impombye, nari impiye. So, rero nza gukundana na Bella. Hanyuma igihe cyo kwambikana impeta. Ese kugeza. Murakoze. Filime nuko yarangiye. Yarangiye mu gihe cyo kwambikana. Turaryama. Hello. So, rero turabizi ko mudukunda kandi mudukurikirana umunsi ku munsi. Izo zari incamake za filime turi kubakorera. Hanyuma reka wenda ushinzwe kugenda yagira gutya microphone
agira icyo abwira buri muntu ikintu gikomeye yagiye abona muri role yahawe. Ese byari byoroshye kuyikina, byari bikomeye, ese ni ibiki wumva byari nyine bikugoye kugira ngo ubisohore muri wowe? Urugero wenda reka mvuge ukuntu njye byari bingoye kumva ugiye gukunda umuntu ufata nka mushiki wawe ngo utangire umukunde, wambwiye ngo nkomerezeho bro, kandi ngewe reka mbabwire. Hello. Hi. Hi. How are you? Fine. Okay, so guys, reka buri umwe noneho tumuhe umwanya agende atugaragariza icyo yabonye muri filime, cyamugoye, icyamubabaje. Buri wese agiye kutubwira uko iyi filime yayibonye. Reka duhere kuri Vava. Murakoze. Nta nubwo nshakuri icyangoye ndabivuga byose. Ndavuga duke. Ikintu cyangoye rero ni ukuntu biragoye no kubivuga, ariko gufata nkabwira umuntu nabi nkamumenaho icyo kunywa, icyo kintu cyambereye ikintu gikomeye pe, ku buryo kinanasoje nkakomeza ndi gutitira. Uziko yarose kujya kintu, uziko yabungaye agashaka gutaha. Uyu Vava mureba yakinye sene, yarakundera kende y'urugo, akimara gukina sene ahita ashaka gutaha. Njyewe nabizi ibyo ku buryo Mana yanjye, icyo nicyo kintu cyonyine, nta n'ikindi. Murakoze. Okay, kufite amashyushyu menshi ngaho nawe vuga iki? Murakoze. Nanjye nk'uko mubibonye bampaye ijambo, gusa ibintu bivugiwe aha ngaha nta kintu narenza. Nanjye gusa ikintu njye cyangoye nyine nakivuze, nagowe no ku nabaye disappointed for the first, kuba wakunda umuntu ufite ibintu byinshi nyine umuteganyiriza, ufite nyine ibintu byinshi uri kumupangira byiza kuri we, and then bikarangira akweretse uruhande nyine utateganyaga, utanatekerezaga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, gukunda umuntu wafataga nka mushiki wawe ukamuha urukundo rwa sheri, biba bigoye nyine uko kwisanzura ku buryo mutangira kujya muganira ibintu bikomeye biri deep, byarancarenginze nyine tu. Murakoze. Okay guys, reka noneho urabona aba bose baraho nyine baraho, ariko harimo wongeraho nyine nkabanza. Hi. Is my sister. Ko mwatangaye. Hari ikintu bajyaga bavuga ngo uko watanabitswe, ko mwatanabitswe. Urwo rurimi ni uruhe? Sister nuka. Okay, so reka rero twakire na Bella, nawe atubwire kuri kote yiwe. Bella, welcome. Thank you. Umukobwa afite ijwi ryiza pe. Afite ijwi ryiza nk'irya musaza we. Ko mubyanze bigenze bite? Baguhe wigi. Rata Bella. Karame. Umeze neza? Ndashimana. Mu ijwi ryiza, umukobwa mwiza, uri kumwe na musaza we, uvuga neza. Ku majwi twakomoye ku babyeyi bacu beza, wagira icyo ugeza ku iteraniro? Nta kintu nababwira rero. Ndi hano
nka Bella. Yego, Bella. Yego. Bella wa Shema. So urumva rero cyaje kigeze rigenda. Oya. Okay, icyo nabwira nuko tubafitiye filime nziza cyane kandi mwese muzakunda muzayikunde ku ngufu. Oya muzayikunda kuko iteguye ni byiza cyane. Tubafitiye nyine ikintu cyiza, ntabwo twabagezeho ibintu bibi nk'uko mubizi, ni bisanzwe. Tuba tubafitiye ibintu byiza cyane kuri Tsuki Films TV. Wow. None rero filime y'uyu munsi ni igitangaza. Niyo mpamvu mwumva nabaye Bella. Ntago nyiri cya Belize, ntago nyiri Simbi. Nabaye Bella, 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 Bella. Kumva Bella. Yego. Niwe nyine dushaka kumva gusa. Akajwi kawe Bella, Bella. Sister. C'est bon. No. Mukasebo. Mukasebo. Niko se Mukasebo. Wagira icyo tubwira ku bigendanye no kuba uri Mukasebo? Shani kwa kundi umuntu yiyakira. Naramukundaga. Naramukundaga nose ko yabikoraga byose. Ibyo yaragombwaga gukora byose. Ibice ariko. Nyine yarabikoraga neza. Ikizima nuko yabikoraga. Yego Neza, akabikora neza. Ahubwo ni ibiki? Akabikora neza kundusha. Muri make ushatse kuvuga yuko nukumubona agenda gusa. Ubu ni se shaka iki nimba byararangiye arabaza nimba yarabikoraga neza kumurusha kugira ngo bigende gute. Harya uravuze ngo Sebo yaramurushaga. None se ubwo nagiye gusanga Sebo adahari. Ubwo niba numvishije neza Sanga Sebo Shema hari. Se kubera iki nagiye gusanga Sebo. Shema ninjye muri kuvuga se? Muri make numvishije neza bivuze ngo yagwaga ataragera hasi. Nigeze ngwa ntuzanira amafaranga. Kandi twarajyanaga muri salo. Guys. Ntacyo kuvuga ntarenza. Namenye uvugisha ukuri. Ubu turumwe. Okay, so guys rero ninjye ukurikiyeho. Ego ko mwami ikintu cyangoye se. Ariko muri kumva na pride yanjye yose. Ngiye nkifata nkabwira umusore ngo ndagukunda. Yarangiza akanabyanga mana akanguna ngo yangurumva Yesu. Nyine kwibona ndi kwiteretera n'abantu banzi ukuntu meze none reba nukuri ndi kumubwira ngo Shema ndagukunda no ntanubwo yabisamiye mu cyangwa birashaka ngo urankunda nk'ikintu zihaza Bella usiko ngufata nka sister. You're like bro? No nyine narakomeretse urumva maze gukomereka barampfuka. Numvaga nukuri nje numvaga nibaza nyine kubona uri gutereta umuntu uri gutereta biri seri wagezaga hingo. Nukuri gutereta nje ntago yakareka kwitereta no ariko ko Yesu byarambabaje kunese mbona ko ariyo gahunda igezweho. Oya ntago ari igezweho ndabyibutse. Okay, niki kintu cyangwera tukwiteretse umusore nyine nkamugamba ndagukunda naho nanaye mubwiriye ntabyakire nk'ibintu nyine nawe yashakaga akanyereka ko nayobye. Muri make muri no filime harimo yuko wahawe urukundo rw'urwingingano. Nisabiye napfugamiye naririye narya. Murakoze. Cyangoye. Ukibona bari kunyambika impeta. Impeta se bareke kwivanga urugo rwawe. Yes. Ibyo nibazo biri hagati y'abantu. Erega wanaturoga we byaga tuyambaye. Bayikwereka impeta ucurishe nkayo. Basi sorry. Wanaturoga. Okay.
So murakoze rero nanjye nkaba nitwa Dani ngewe mba ndi Karungu bafite sister okay Bella aba ari sister hanyuma Vanessa aba ari Agashyano So Bella aba ari sister hanyuma Vanessa akaba ari Agashyano ngo ni ngo ni ex wa Shemara. C'est bon. best friend wanjye ese kamubaze kufite icyo cyuko ari kuvuga sebo urashaka Vanessa ngewe bimenye oya bose bawe mugumane So rero mwabonye Bella mubona Shema ndetse na Vanessa. Bella ni uyu nguyu, Shema ni uyu nguyu, Vanessa ni uyu nguyu. So guys rero tubafitiye projet nziza cyane nk'uko twabivuzeho kenshi, tubafitiye projet nziza cyane. Iyi projet ni filime nziza igiye guca kuri channel yanyu, channel yacu ya Tsuki Films TV. Niba warakoze subscribe ni byiza cyane, niba utarakoze subscribe nyarukira kuri YouTube channel kuri Tsuki Films TV, ukore subscribe, share na comment kuma filime yandariho. Hanyuma next week muraje mugezweho ino filime nziza cyane, ni filime izabashimisha kandi filime y'ikinyejana. So nanga rero dusoreje kugira ngo tubahe update y'ino project turimo kubategura, kuko ni project y'ubudasa, ni project yo kuva mu buto. So mwakoze cyane, Imana iduhane umugisha. Okay, donc murakoze ntacyo warenzaho, turabakunda ntacyo warenzaho. nanjye nababwira ko nakunda Uyu nguyu ari kubareshya abafana abari kureshya bakora abafana mukuru mutugiyemo turi mu bintu filime zarimo amarira filime yacu ni amarira ibi byayi uri kureshya abakobwa Okay, twagiye Namaste. Namaste. Mujye kuri Tsuki Films TV, hariho ibikorwa byacu bindi.